umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Zaburi igice cya 77, 8, 9, 81, 82 na 83. Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Igice cya 77. Ndatakira Uwiteka. Asafu yatakiye Uwiteka ngo atabare ubwoko bwabo. Imana yishimira amasengesho y'abasabira igihugu cyabo. Asafu, Daniyeli na Nehemiya. Asafu yaravuze ati, nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera, maze twibutse ibyabaye byose. Igice cya 78. Twigire ku byabaye kera. Asafu yabwiye Abisirayeli ati, nimutege amatwi, maze twibutse ibyabaye kera byose. Twibuke amategeko n'amateka y'Imana yacu, maze tuyigishe abazavuka. Yatangaga amano mu butayu, yabaye inkingi y'igicu ku manywa n'inkingi y'umuriro nijoro. Yabakuriye amazi mu gitare, ndetse iyo bacumuraga yarabahanaga, ariko ikabababarira. Kugira neza kwayo nikamamare mu bantu bose. Zaburi igice cya 79. Ibihugu bidasenga Imana bizahanwa 7. Zaburi yitiriwe Asafu iratabariza Abisirayeli n'umurwa wera. Mu bihe bitandukanye habayeho urugomo no kugirira nabi abantu b'Imana bose, ndetse na Yerusalemu bakayisenya. Imana yatabaraga Abisirayeli, ni nayo izakomeza gutabara abantu bayo b'ibihe byose. Zaburi igice cya 80. Umwungeri w'Abisirayeli. Uwicara hagati y'abakerubi ni Uhoraho Imana, niyo mwungeri w'abantu bose. Havuzwe imiryango 3: Abefurayimu, Ababenyamini n'Abamanase, kuko baturaga iburasirazuba bw'ihema. Iyo isanduku yatambukaga bagiye kwimuka, nibo bahitaga bakurikiraho, maze abandi bakabona gukurikiraho. Imana izaha umugisha abantu bose bahinduka intangarugero mu kuyikurikira. 81. Muririmbire Imana n'ijwi rirenga. Iyi ni Zaburi baririmba bitegura umunsi mukuru w'impanda, ndetse n'iminsi mikuru y'ingando. Muvuze impanda ukwezi kubonetse. Iyi mpanda bavuzaga iratwibutsa impanda y'Imana izavuga Kristo agarutse. Impanda yabahoye Abisirayeli ikabakura muri Egiputa, ni nayo izadukura mu bubata, maze tujye gutura iwacu mu ijuru. Zaburi igice cya 82. Murenganure aboroheje, imfubyi n'abatindi. Imana itanga itegeko ku mahanga yose iti, mutabare aboroheje bo muri mwe, kandi mukize abanyamibabaro n'abatindi. Imana yanga imanza z'ibinyoma n'izita ku cyubahiro cy'abanyabyaha, ariko abakomeye cyane n'aboroheje nyuma y'abandi, twese turi abana bisumba byose. Imana yacu ishirwe hejuru. Zaburi igice cya 83. Imana ntizaceceka. Igihe Isirayeli yarimo kwiyubaka, abanyamahanga baravuze bati, muze tubatsembe badahinduka igihugu. Imana ibonye izo nama irabatabara. Muri icyo gihe Imana niyo ikinga akaboko ngo abantu bayo babe amahoro. Imana imeze nk'umuriro ugurumana. Imana iteye ubwoba, kuko yarinze Abisirayeli, izakomeza kurinda intambwe zawe. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Ni bande basabiye igihugu cyabo Imana ikabumva? Umunsi mukuru w'impanda wabaga mu Bisirayeli utwibutsa iki? Ari abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, ni bande Imana ikunda kurusha abandi? Imana ibaha umugisha.